amaso y'Uwiteka ari ku bakiranutsi n'amatwi ye ari. Mugenzi wawe yakakuzanaho, mugenzi wawe yakuvuga uko utari, ariko wowe ugakomeza urugendo kuko uri umukirisitu uzi inzira irumuganamo, uzi ahantu. Bakirisitu bene data, mbanje kubasuhuza mu izina rya Yesu. Amahoro y'Imana abane namwe. Ninjye wa mugabo witwa Sindikubwabo Sirasi, mukozi w'Imana guturuka mu Cyahafi. Imana igiriye ubuntu muri iyi minsi, ikaba yarampamagaye mwari munzi ku izina rya Sindi. Ndi umujura, narajujubije abaturage mu mujyi wa Kigali i Nyarugenge. None ngarutse, Imana yarangiriye ubuntu, yarampaye agakiza, ngarutse nje kuganira namwe ku ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana tugiye kuganira riri mu rwandiko Petero rwa mbere yanditse, nirwo tugiye kuganira mu bice bitatu mu murongo wawo w'8. Reka rero tubanze dusenge, dushime Imana, twiragije Imana yatumye bucya tukaba tugihumeka umwuka w'abazima. Uri data mwiza, uri Imana ivuga bikaba, uri Imana itegeka bigakomera. Umwanya nk'uyu data ubashije kuduha, turagushimye ko twabyutse bikemera, hari ababyutse bikanga, hari abagejejwe ahacecekerwa, hari abandi bari mu nzu z'imbohe, hari abandi bacitse amaguru, ariko twebwe turimo turavuga izina ryawe. Si uko twari beza kubarusha. Uwiteka rero Murengezi, iyi mirimo tugiye kumvira ahangaha, ibi bitangaza ugiye kudukorera, ubane natwe kandi ukorane natwe, uze gutangirana natwe, uze gusozanya natwe, turinde Satani n'abadayimoni. Tubigusabye twizeye ku bwa Yesu Kristo umwami wacu, amen. Reka rero dusome uru rwandiko rwa mbere Petero yanditse, ibice bitatu ku murongo waho w'8. Mwongere mwumve, abataramva neza murambure Bibiliya yanyu, dusome urwandiko rwa mbere Petero yanditse, ibice bitatu umurongo w'8. Haravuze ngo urukundo rwa kivandimwe no kwihanganira akarengane. Iyo ni titire y'amagambo cyangwa temo y'amagambo, ngo urukundo rwa kivandimwe no kwihanganira akarengane. Ngo ibisigaye mwese muhuze umutima, mubabarane kandi mukundane nk'abavandimwe, mugirirane imbabazi mwicisha bugufi mu mutima. Ntimukiture umuntu inabi yabagiriye cyangwa igitutsi yabatutse, ahubwo mumwiture kumusabira umugisha, kuko ari byo mwahamagariwe, kugira ngo namwe muragwe umugisha. Kuko byanditswe ngo ushaka gukunda ubugingo no kubona iminsi myiza abuze ururimi rwe rutavuga ikibi n'iminwa ye itavuga iby'uburiganya, kandi azibukire ibibi akore ibyiza, ashake amahoro ayakurikire kugira ngo ayashyikire. Kuko amaso y'Uwiteka ari ku bakiranutsi n'amatwi ye ari ku byo bamusaba, ariko igitsuri cy'Uwiteka kiri ku nkozi z'ibibi. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Imana ishimwe. Uyu ni umugabo Petero wanditse aya magambo, ariko yandikishijwe n'umwuka wera w'Imana. Ibi ni ibyahumetswe n'Imana. Aya magambo niyo tugiye kuganira, Imana yashyize ku mutima. Njyewe rero ndi umuvugabutumwa w'ubushake. Teme y'iri jambo nayise ikigeragezo ku mukirisitu. Uwiteka rero agumye abaha umugisha. Ijambo riratubwiye ngo mukundane nk'abavandimwe kandi mubabarane, mwicishe bugufi mu mitima yanyu, ngo ntimukiture umuntu inabi yabagiriye cyangwa igitutsi yabatutse. Ariko tukiri aho hejuru haravuze ngo urukundo rwa kivandimwe no kwihanganira akarengane. Aka karengane ku mukirisitu karahari, kuko iyo wakomeje inzira y'ubukirisitu ntago uba ugiye kudamarara. Inzira y'ubukirisitu hari ijambo rivuga ngo
irembo rifunganye n'irembo rigari riri muri Matayo 6:7-13, ngo irembo rifunganye ngo abarinyuramo ni bake, ariko ngo irigari abarinyuramo ni benshi. Rero wumvise ko ari no kwihanganira akarengane. Aka karengane ku mukristo ukiranuka karahari. Aka karengane ku mukristo ugendera mu nzira nziza karahari. Ubu rero ndagira ngo mbabwire yuko nubwo urimo uza gusenga umenye yuko wahura n'akarengane. Mugenzi wawe yakakuzanaho, mugenzi wawe yakuvuga uko utari, ariko wowe ugakomeza urugendo kuko uri umukristo uzi inzira irumuganamo, uzi ahantu urimo ujya. Ikibi ni uko waba utazi aho ujya. Iyo utumbiriye ijuru ubona Imana. Haleluya, Imana ishimwe. Uwiteka rero aravuze ngo mwihanganira akarengane, ntimukiture umuntu inabi yabagiriye cyangwa igitutsi yabatutse, ngo ahubwo mujye mumwitura kumusabira umugisha, kuko ari byo mwahamagariwe namwe. Ngo rero ngo amaso y'Uwiteka ari ku bakiranutsi, ngo n'amatwi ye ari ku byo bamusaba. Ngo ariko igitsuri cy'Uwiteka kiri ku nkozi z'ibibi. Izi nkozi z'ibibi igitsuri kirahari. Wasenga usambana ariko uri inkozi y'ibibi, igitsuri kikuriho. Waririmba wangana ariko uri inkozi z'ibibi, iki gitsuri kikuriho. Uwiteka rero aratubwiye ngo aya magambo aratubwiye ngo amaso y'Uwiteka ari ku bakiranutsi. Uwiteka ngo n'amatwi ye ari ku byo bamusaba. Ngo ariko igitsuri cy'Uwiteka kiri ku nkozi z'ibibi. Nicyo gituma rero ubushize twahuye mbabwira gukomera kw'Imana, mbabwira aho Imana ikura umuntu n'aho igeze umuntu, mbabwira ubujura navuyemo, mbabwira uburaya navuyemo. Uwiteka kandengera, none akaba atangiye kumpamagara, akampamagarira umurimo wayo, kubwiza abantu kuri. Ndimo ndababwira rero yuko nugira umutima wo kwanga mugenzi wawe, iki gitsuri cy'Uwiteka kizaba kikuriho. Nugira umutima wo kubeshya, iki gitsuri cy'Uwiteka kizaba kikuriho. Hari igihe batwigishije batwigisha nabi, batubwira Imana itanga imiceri, batubwira Imana itanga amafaranga, batubwira Imana itanga amazu, ntibatubwira Imana itanga ubugingo. Iyi Mana itanga ubugingo rero niyo njyewe nje kubabwira. Nje kubabwira Imana izatujyana mu ijuru. Nje kubabwira Imana yampamagaye nkuye mu bujura. Nje kubabwira Imana yampamagaye ntafite shinge na rugero. Nje kubabwira Imana yampamagaye ishoboye byose, data wa twese, se w'ipfubyi, umucamanza w'abapfakazi. Mutegerere amatwi mwumve uko Uwiteka avuganye namwe. Uwiteka aravuze ngo igitsuri cye kiri ku nkozi z'ibibi. Iyi nkozi y'ibibi, hari igihe waba uri umukristo uri mu nzu y'Imana, tukabona ko waretse inzoga, tukabona ko waretse ubusambanyi, tukabona ko waretse ibitutsi, tukabona ko waretse ubujura, ariko mu mutima wawe uzi ko wangana. Umenye ko nta bugingo ufite, umenye ko uri inkozi y'ibibi. Igitsuri cy'Uwiteka kikuriho. Hari igihe waba uririmba, ukaririmba tuzi ko uri umuririmbyi, tukubona ko kutagira amagambo, tukubona ko kudatukana, ariko wajya uva mu buririmbyi ukajya gusomana. Ariko nge sinabibonye, n'abakirisitu ntibabibonye, ariko Uwiteka yarakubonye. Igitsuri kiwe kikuriho. Umenye ko Uwiteka kureba, ugarukiraho, kuko Uwiteka aragukeneye, Uwiteka aragushaka. Icyo ashaka ni ubugingo, nta kindi ashaka. Ibintu azi ko tubikwiriye, amafaranga azi ko twayabona, ibintu azi ko twabigeraho, amazu azi ko yayaduha. Kandi no muri Yohana 14:1 yarivugiye ngo nimuhagarike imitima, mwizere Imana nawe mumwizere, ngo mu rugo rwa Data harimo amazu menshi. Ngo iyaba adahari ngo abaje akabitubwira, ngo ariko ko kahari, ngo agiye kututegurira hacu, ngo ahazaba natwe niho tuzaba. Haleluya.
Mana ishimwe, Mana ishimwe, Mana ishimwe, ngo hari 7,000 bitarapfukamira Bayali. Nubwo hano haba harimo abatanyumva, ariko hari abandi banyumva. Uwiteka icyo adushakaho ni ubugingo buhoraho, ngo ntimukiture umuntu inabi yabagiriye, ngo cyangwa igitutsi yabatutse, ngo ahubwo mumwiture kumusabira umugisha, kuko ari byo namwe mwahamagariwe. Haleluya. Musabira umugisha, nagutuka umusabira umugisha. Iyo umusabiye umugisha, Uwiteka arakureba kavuga ati uyu muntu koko ni umukiranutsi wanjye, ibintu bikikora. Wa muntu agasigara ari wowe yikoreye, akakwikorera agashenguka, yabona bimucanze, abona ko ibyo akubwira ari ubusa ntacyo byitayeho, akavuga ati reka nanjye nzajya gushaka iriya mana uriya muntu yashatse. Nawe ndebera, uri umukirisitu mu mudugudu, mu ngo muturanye, baravuga ngo aho gukizwa nk'uriya nabireka. Urumva yuko rero izina ry'Imana ririmo riratukwa mu bapagani kubera wowe. Ndi wowe rero nashaka Imana nyamana, nkashaka ishobora byose, nkashaka yampamagaye, nkavuga ati n'Uwiteka ngiye nanjye kugukorera ntarebye nyuma. Uwiteka ashimwe, ngo igitsuri cy'Uwiteka kiri ku nkozi z'ibibi, ngo ariko amaso ye ari ku bakiranutsi, ngo n'amatwi ye ari ku byo bamusaba. Iyo uri umukiranutsi urapfukama imbere y'uburiri ukabwira Uwiteka ati data, naretse uburaya, naretse ubujura, naretse ubugome, naretse ubugambanyi, naretse ububeshyi, ndengera nanjye ndumva merewe nabi. Uwiteka akakumva ko kuri umukiranutsi, akavuga ati aya matwi y'uyu muntu numvise kutaka kwe, direka nze manuke mutabara. Uwiteka akagutabara utazi inzira anyuzemo. Nagiye mubona ntabara, mubona maze amezi 9 mu nzu ntayishyura. Uwiteka arandwanirira, njya ku munzani umwe w'isahani abantu bapima, umuntu umukiriya akakubwira, ugiye kugurira akakubwira ngo dore biruzuye wowe utarebye. Uwo munzani nkujyamo impisha abantu batabireba, ariko njyewe nze ahantu ndi nkiranukira Uwiteka, barayata ndayatora, ndayabaha sinayabika, nkiranukira Uwiteka. None dore Uwiteka yarandwaniriye, Uwiteka yampaye kumuvugira. Ni ukuri amaso y'Uwiteka ari ku bakiranutsi, ngo n'amatwi ye ari ku byo bamusaba, ngo ariko igitsuri cy'Uwiteka kiri ku nkozi z'ibibi. Uwiteka rero akurinde kuba inkozi y'ibibi. Urabe wicaye aho ngaho, urabe urimo wumvira ijambo utari inkozi y'ibibi, urabe wumvira ijambo utabeshya, urabe wumvira ijambo utangana, urabe wumvira ijambo udasambana, urabe wumvira ijambo udatukana, urabe wumvira ijambo utari umujura, urabe wumvira ijambo utanywa inzoga, urabe wumvira ijambo utagira ishyani. Uwiteka nuhera aho ngaho ukumva yuko umutima wawe ntacyo gushinja, Uwiteka azaza kurwanirire, Uwiteka azakurinda amajya n'amaza, Uwiteka azakureberera. Ndabizi ni umugabo w'intwari, arakomeye, yagiye aturinda kubera ijambo yatuvuzeho. Twari abajura tugakora ibyaha akaturinda, umubiri bakawubabaza akaturinda, kugira ngo tutazarimbuka. Hunga rero uyu muriro uzarya inkozi z'ibibi. Ijambo twarimo tuganira niri, Uwiteka agumya guha umugisha, Uwiteka agumya abane nawe. Uyu mutima wawe ntago urimo kurega ko jyewe ntabibona, ariko Imana yo yabibonye, nawe wabibonye. Urabizi neza kuri inkozi y'ibibi, urabizi neza ko utagenda neza, urabizi neza ko usambana, urabizi neza ko wiba, kandi ukurebye azi kuri umukirisitu, ariko Imana yakureba ikavuga ngo uri inkozi y'ibibi. Iki gitsuri cy'Uwiteka kikuriho, iki gitsuri cy'Uwiteka ntaho kitajya. Uwiteka arimo arakureba, njye ntago nkureba. Ese wowe urumva umutima wawe uhamanya nanjye ko wajya mu bwami bwo mu ijuru? Urumva umutima wawe ntacyo kurega? Urumva umutima wawe nta
ntacyo ugushinja. Nimba ntacyo ugushinja urahaguruka dusengane. Nimba ukigushinja urapfukama usaba Imana imbabazi. Ntago nirirwa nkwaturisha, ntago nkubwira ngatura, kuko umuririmbyi wa 433 yaravuze ngo ko mwaturira abantu kugira ngo babarebe ko mukijijwe, ngo murarushywa n'iki mutaturira kwihanira kureka. Uwiteka rero aguhe, ufate umutima wawe uwuhuze, ubwire Uwiteka ati Uwiteka manukira nanjye ujye mu mutima wanjye, uko warengeye uriya mujura sindi ku bwabo Sirasi ukamuhamagara, umpa umutima nk'uko nawe agenda, nanjye mba ariko ngenda, kuko nge ndiyizi n'Imana iranzi, nawe uriyizi n'Imana irakuzi. Nicyo gituma nihamiriza. Pawulo yageze harihamiriza, aravuga ngo yarwanye intambara nziza, ngaharanira ibyo kwizerwa, ngo none abikiwe ikamba ry'ubukiranutsi, ngo iry'Imana yabikiye abayikunda, ngo kuri urya munsi. Ese wowe kuri urya munsi uramutse ugeze aka kanya twajya mu bwami bwo mu ijuru? Ndakwinginze rero, hunguye umujinya wa Satani, hoya wikumva aya majwi, hoya garuka, hoya garukiraho, hoya wikumva aya majwi. Uwiteka amamagaye mu gihe kigoye, amamagaye nka Yeremiya. Uwiteka nagutabare, Uwiteka nakurwanirire. Mukristo mwene data, hunguye umuriro. Uyu muriro urahari, n'iri juru rirahari, kuko uyu muriro iyo utahaba ntago mba naraje mu nzu y'Imana, simba nararetse byeri yarandyoheraga, ubujura bwarandyoheraga, ariko kuko uyu muriro uhari, Uwiteka yarawumpungishije, narawutinyaga, none ubusigaye nanjye ngenda bikemera, nkavuga bikemera, nkasuhuza bikemera. Uwiteka ahari cya kindi hagiye mukozi w'Imana. Ese wowe urimo uragenda yaguhinduriye izina? Haleluya. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Itekerezeho, nanjye nitekerezeho, ndakubwira nibwira. Uwiteka rero agumye abane nawe, upfukame aho ngaho uri, nimba unanankurikiye upfukame wumve kugirirwa neza kw'Imana, ubundi usaba Imana imbabazi. Imana ni inyembabazi, irakubabarira ibyaha byawe. Reka rero dusenge kuri aba ngaba bapfukamye, tubasengere, tubasabire imbaraga. Uwiteka Nyiringabo, Mwami w'ijuru n'isi, umurengezi, umutabazi, Imana ihamagara bitandukanye, wagiye udukura mu majyana, wagiye udukura mu bujura, udukura mu busambanyi, udukura mu bugome, udukura mu nzangano. Uwiteka murengezi, sengeye ubu bwoko bwawe, Uwiteka butsinzwe n'iri jambo, ubakomereze imbaraga, ubahe kurwana intambara nziza. Uwiteka Nyiringabo, bamaze kurama bageza abuzukuru n'abuzukuruza, uzabahe n'ubugingo buhoraho, kandi nanjye ndimo bigusabye nkwizeye, kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen.